kubyo n'ibishana abana bikorera ndagukubita n'iki kiganiro nukomeza kwanga ndagukubita ahubwo uziko wasaze inzara KEYZ utandakaza n'iki kiganiro nkaguciraho n'imyenda bikakurenga ariko rero kamabuye abantu bo kuri MJ Empire warwabona hano umukinnyi warwabona hano umukinnyi wa sinema ufata imodoka akayikodesha dore ko no kuyikodesha barazigura ndeka ndangire icyo mbwira Yeah, was sport on MJ Empire family. We are back. How are you doing? Mumeze gute on MJ Empire? Ese mbere na mbere tutarikwana komeza ndashaka kubanza gushimira abantu mwese muri gutera comment muri gukanda like muri gusharinga muri gutwereka ko ibintu rwose muhari yewe I love you so much man. I cannot tell you this but I love you. Mr. Talkative rero urumva kubera ukuntu MJ Empire family bari kudushimisha cyane niyo mpamvu tugarutse na debate yabiza benshi mwari muyikumbuye nabizi neza yuko mukunda debate mwagiye mubitwereka muri debate zatambutse rero uyu munsi tugarukanye na debate imeze gute so debate uyu munsi tugarukanye rero tugiye kureba ese so umuziki cyangwa sinema so hagati ya sinema n'umuziki niki kirenze iki iri joro nibyo twaganiraga nijoro turavuga ati ese niki cyiza uyu mujene yanyumvishaga ko ngo ari sinema sinema irenze umuziki gute se ndaguha fact nyinshi ndashaka fact nyinshi uyu munsi na joke zirimo na mikino nuba kume fact zifatika abantu bashobora kubona ko MJ Empire bakabizizera bro nuzana imikino nawe nuzana imikino sawa nuzana na brage ndanakunigira mu kiganiro uyu munsi namye banigira mu kiganiro ngiye kabanze ngo fact ya mbere yego fact ya mbere tutire tunajya kure ikintu cyerekana ko umuziki ari wa danje cyerekana ko umuziki urenze yego nimba mwerutse kubona Kevin Kadejo bundi buretse kuseka se vuga tubwira bo Kevin Kadejo bundi yari afite imodoka ya ndakeka ni nka za TXR zira za danje ya modoka inkuri humbi jana ku munota umwe kuri kilometero kimwe nako urumva so Kevin Kade iyo imodoka arayifite yanditseho izina ryiwe so urwo n'urugero rwa mbere rwerekana ko umuziki KEYZ utararengaho ibaze Kevin Kade umuhanzi twemera tubona rwose ufite vision uri gutera imbere mu Rwanda akifata abandi bazana plaque arizo zanditse amazina we n'utuntu abandi twanditseho ngo Kevin Kade abandi wambwira muri Rwanda abantu bagira plaque yabo ku modoka amazina yabo ari kuri plaque bambwire njewe icyo maze kubona cyo Kevin Kade my brother you are the best bro nago makanye ko kadashoboye ariko Kade nagarenza abantu ba sinema mu buryo reka nkubaze Smile cyo turaka no kuza twijijisha ngiye kugwa fact nyeshatu zo mu muziki nawe urama izindi zirenze nk'eshanu zo nta kibazo nk'eshatu nta kibazo ujya kuma ibindi bintu sawa so nzajya mvuga imwe nawe uvuga iyawe sibyo yego so ngiye fact ya mbere yerekana ko umuziki ari mwiza ntago nahakanye ko umuziki ari mwiza ubundi nicyo navuze ni umuziki ntago warenga sinema mu buryo bwo mbere na mbere tubaza turebe muki mu kwinjiza amafaranga mu kwinjiza amafaranga yego so mu kwinjiza amafaranga ngiye rero n'ubundi ibyo nababwiraga ku muziki yego amafaranga ni menshi kandi amafaranga ukora mu gihe gito sibyo uri kuri sinema muri sinema bisaba kuvunika muri sinema bisaba imbaraga nyinshi bro bisaba gora shootinga bisaba gora ugiruti ugiye kuvuga ngo muziki se niho bidasaba imbaraga iyo umuntu avuye shootingira Dubai niho se udakoresheje imbaraga nyinshi Dubai nyine reka no metana kugira none icyo n'ikindi kiza nacyo kizemo cy'umuziki warwabona hano umuntu ujya ukina film wajya gushootingira Dubai Ega turi kuvuga sinema muri rusange sinema yinjiza nimba sinema koko yinjiza gute nta muntu urakora icyo kintu agende Dubai ya shooting ariko cyerekana ko umuziki winjiza Dubai ujya ugashootinga video y'indirimbo umva ikintu kiriho abahanzi mu Rwanda bashora mu muziki nyine abahanzi tuvuga ngo bakora ibintu by'imbaraga ubusanga pe yashoye amafaranga menshi mu gihangano kimwe ugasanga ariko icyo gihangano kimwe gisohotse na rimwe mu mezi 5 cyangwa mu mezi 5 nakoze cyane uri kumva igihangano kimwe amafaranga yagishoye muri bashoye miliyoni 4 ari indirimbo imwe ugasanga umuntu wa sinema mu mezi 4
azaba so episode zingahe zaba zimutwara amafaranga angana iki, azaba yinjiza angana iki, None kugira ngo wumve ukuntu sinema bashora cyane yo kurenza mu muziki. Sinema nibo bashora cyane. Ibaze niba umuntu akora episode sinema, muri sinema bashora ngahe kuri episode nkangahe wafatira uvuga ati ku munsi niba shootinze arashoraye, biterwa n'uwo ari we, bikanaterwa n'ama location n'ibiki byose, biterwa n'abakinnyi yanakoresheje. ariko filime nziza irimo abakinnyi beza, irimo ibintu byose, filime iri ku rwego rundi nyine wijya kuvuga ngo ni ikibazo ngo cy'amafaranga y'iki wenda urabizi neza, wenda nawe uba muri sinema urabizi nk'umuntu ugiye gukora filime iyo atabahemba ku kwezi abakinnyi be aba bahemba ku munsi, bakavugana ku munsi wenda uramereza 150, uramereza 100. urumva niba ahembye umukinnyi umwe 100 ku munsi, akabakoresha abakinnyi 10, ubwo miliyoni ya mbere yagiye mu munsi. Nushyizemo kubategera niba bataragura amamodoka, nushyizemo kubagaburira, ubwo niba ari ufite imodoka nushyizemo sanse, iyo ni miliyoni yagiye mu kubahemba abakinnyi 10 beza, buri wese bamuhaye 100 ku munsi. Wenda ku munsi mwakoze cyane, imbaraga zose mwashyiramo ni episode 5. Yego, ku bakinnyi bari professional 5, 6 niyo mwaka. Saba abakinnyi 5 se? Twavuze abakinnyi 10. Abakinnyi 10 wahembye, uvuga ati wabahembye, ubahembye 100, ndi kuvuga ku muntu washoye muri filime wenda. Ibaza niba umuntu ubusanga ashutinga na 4 mu cyumweru cya gatatu, ashora miliyoni, turi kubara mu kubahemba gusa tutashyizemo abandi bakinnyi yaha make ku ruhande ibiki, agashora miliyoni ku bakinnyi 10 bonyine, kandi abizi nka Kira afite timu y'abantu barenga 80. uri kumva we yashora ari ibaze niba mu cyumweru umuntu yashora miliyoni 5 mu cyumweru kimwe, umbwire ngo abo bantu ni bafite amafaranga kurenza abantu bo mu muziki, ubusanga ashora miliyoni enye mu mezi 5. Ikibazo cya mbere ndibubanze ko kubaza ni ikibazo kigera gite. None se ikibazo turo ni icyo kubushora cyane, nicyo kuba winjiza cyane. N'ubundi washora cyane utinjiza cyane. Umuntu ushora cyane ahanini n'ubundi abari buze kwinjiza, kuko nawe rega ntiyashora amafaranga atari bugaruke. None se nta muntu ushora gacha kinjiza cyane. Harimo umuntu ushora gacha kinjiza cyane, nabyo ndabyemera. None turi kuri ku muntu, turi kuri se umuziki winjiza cyane kurusha sinema, cya sinema yinjiza cyane kurusha umuziki. Rero sinema yinjiza cyane kurenza umuziki. Fact ya mbere kangwe fact nono. Icyo nashaka muri fact. Icyo nashakaga. Nidushaka tunarebe no kuri lifestyle. Yaba star. Babayeho gute? Bafite iki bimeze gute? Sibyo? Nidushaka tubirebeho byose tuze kureba se nicyo kinjiza cyane. Ma fact ya kumbwira. Fact ya mbere, umuntu wa sinema cyangwa umuntu ukora filime. Ya prodinga buri munsi kuri YouTube. Umuntu ukora ari se. Ibyo bikerekana ko yinjiza cyane. Ko aninjiza. Niba umuntu asohora video imwe buri munsi, ubwo mu kwezi azabasohoye video 50. None se burese icyo gihe yego umuntu wa sinema akenshi nko mu Rwanda bakora kuri YouTube cyane. Kandi nk'umuhanzi kuba ushobora kubona ngo ya prodinze wakarimbo kamwe ngo kuri YouTube uki wapi. Umuhanzi suko bikorwa, umuhanzi abahanzi kwanza unabyumve, nta nubwo abanzi baba focusinze cyane kuri YouTube. Baba focusinze cyane hehe? Baba focusinze ku zindi mbuga. Hari izindi mbuga zicuruza umuziki, hari za audio mark, za Spotify, ubundi bajye ubanza umenye ngo umuziki wakorewe iki. Umuziki ni ukuwumva. Hanyuma sinema yakora iki? Video yaje nukureba. Nukugira gute? Kurebwa, urakoze cyane. Urabese nibyo ndi gukubwira. Rero ko utabona umuntu yacuruje kuri YouTube, wowe hitugira ngo umuntu ngo ntacuruza, ngo umuntu ngo ntiyinjiza. Nashaka gusobanura nyine. Kuri Spotify na zirambuga zose ziteranyije ko bari nyinshi, zose ziteranyije. Kuri amafaranga ashobora kwinjizaho nawe kandi yakizeho wenda album imwe. Amafaranga ashobora kumwinjiriza. Wowe ushobora kuyakorera wowe muri sinema. Mu kwezi ajya asohora album. Washobora gusohora album none ikamwinjiriza nko mezi 2. Wowe ukiri kwinjiza amafaranga. Uri kubyumva? Album imwe amafaranga yakinjiza mu kwezi. Yego. Urabizi album kuyitegura, reka tujye tuvuga ibintu tubishye n'umucyo by'ukuri. Album kuyitegura ubusanga umuhanzi ayiteguye nk'umwaka. Album oya ntaga bizi se ko bahari nyine barahari ariko si bose. Okay, duwe nakubwira muri filime, sibyo? Muri filime hari umuntu shootinga rimwe mu cyumweru, akwa prodinga mu kindi cyumweru, ubundi agasohora video 3 mu cyumweru, sibyo? Batwe turebe none ko bakora kandi bakora mu gihe bakora kandi urambwira ati wenda ukuriki uba mu muziki nawe uri n'umunyamuziki, mbwira ngo ukurikije igihe wenda uzi album yatwara, album ku muntu ukora utari umunebwe ukora byanyabyo, vuze ataka kanyangiye gutegura album,
byamutwara nk'igihe kingana gute kugira ngo aba amaze kuyisoza afite n'amafaranga afite ibintu byose afite n'amafaranga yo gushoramo afite ibishoro afite ibintu byose byamutwara nk'igihe kingana gute kugira ngo aba akoze wenda nka album y'indirimbo 15 yego amezi 3 amezi atatu afite ibintu byose afite ibintu byose amezi 3 nayo ni menshi amezi 2 rero amezi 2 kabisa reka tufata amezi 3 kuri abiri rero impamvu ndakubwira amezi 2 rero impamvu ndakubwira ko turabizi neza ko aba producer cyangwa n'abandi bantu bagenda bagira uruhare mu kugira ngo album ikorwe n'abantu baba bafite na session n'abandi bantu icyo gihe wambwiye ngo afite ibintu byose nyine wewe aho kana ngo icyo gihe nyine uzizana izahishu nituza muri ishu turaza gusanga hari ishu z'inyahura nazo nyinshi naga ari kujya muri ishu cyane wowe mbwira tu producer arahari amafaranga arahari n'umuhanzi arahari ariko nizo ishu zirafatwa nazo gute oya erega none se amafaranga ko nkaba Bruce Melody baba yafite cyangwa nabandi bimubuza kuba byamutwara igihe gitwe turi kuburana kugira kugira ngo ukore ibintu byiza biteguye neza bimeze neza album y'indirimbo 15 yagutwara igihe kingana gute nizo isho zibariyemo ngiye ni nka yawe amezi 3 n'ubundi amezi 3 ku muntu wo muri cinema wowe wumva ko byamutwara nk'igihe kingana gute wowe urambwira ntago numva wewe rero reka nkubwire umuntu wo muri cinema gukora amezi 3 ari umuntu uri serihoza wenda dufate nk'urugero nka Nyambo afite filime yitwa Ibanga ya prodinga kuri channel yitwa Miss Nyambo ya prodinga video ebyiri ku munsi z'iyo filime ubwo bivuze ngo mu kwezi kumwe abasohoye video 60 z'iyo filime bivuze ngo mu mezi 3 abasohoye video 180 na video nimwe afiteho irebwa munsi y'50 tubarira yego ndi kubyumva akora video itabiri munsi y'iminota 20 n'ingahe wowe urumva mu mezi 3 wowe yaba yinjira bivuze ngo video 180 ku muntu warebwe nibura video buri video yagejeje 100 kuri YouTube ntabwo yaburamo miliyoni nka 60 cyangwa 70 ku muntu wa uploadinga gutyo Gende kubara yarebwe gutyo washatse kuvuga ko reka tubabona sibyo abastar turabazi benshi hari n'abagwirirana hari n'ababayeho bakina film bura uzanarebe nago wapfa kubona umuhanzi wenda ngo ukine iki ariko abakinnyi ba film turabizi sibyo kubushatse kwirengagizwe tushaka kuza nacyo nishaka tuyagabanye zose ndazibara buretse za ishu zose ndazibara miliyoni 30 mezi 3 abaye yazinjiza yego ntago rero cinema yo mu Rwanda yakabaye imeze gutya icyo kintu kuba yakinjiza ayo mafaranga ahubwo yashoya ngahe icyo tugomba kukireba yego sibyo reka nkwereke neza ndakubwira nanjye kuko nanjye cinema no nanjye mfite onosiyo ndakubwira kuvuga ngo yashoya ngahe se sibyo seri wenda episode 30 episode 30 yishyuye ba bantu sibyo kandi ikindi wijya no kuvuga ngo yishyuye ijana kuko naga Netflix mu Rwanda yo bishyura turayazi nyine twabare ku bastari bakomeye nkuko nawe nujya kumbwira mu muziki urambwira ku mu producer ufatika ndakubwira ku producer ufatika ubusanga ko kawereke ikintu utaburi gutekereza uretse mbwira ikintu utaburi gutekereza mu muziki utajya umedita mu muziki uburi solo cyari umwe wa peke muri cinema nicyo bita collab bo bagiye bakora icyo bita collab buretse ndangize bagiye bakora icyo bita collab bagenda bafata kwande kwa Nyambo bakora y'umuntu kwande bakora y'umuntu baje bakora y'umuntu kwande buri wese afite abantu buri muntu wese afite abantu araje arabateretse aho ngaho sibyo bakora ikintu kimwe cyiza ni ukuvuga ati natwe mu muziki dupanze ngo tujye dufata buri muntu dufate collab ya buri munsi basohora indirimbo ya buri munsi na video bro views ni miliyoni ya buri munsi cyangwa miliyoni 6 amafaranga banzi bakinjiza ntabwo babaho izo collab zikorwa ndagurugero rwa collab heruka from ya satura ku muhanzi uretse kunca mu ijambo nanjye nagwaye mwanya turebe kuri collab wimbye ushaka kukunjijisha ngo ugire gato mu maso from ya KEYZ heruka gusohoka hari monde afite collab zingahe KEYZ afite collab zingahe zirahari yagiye akorana na Double J ntago nabaza umubare zirenze 5 reka tubareke 5 none ndakubaza none nimba tugiye kujya muri icyo kintu ubwo tugiye kureba se collab biba bimeze gute sibyo none mu muziki warabona Nyamba kinisha abandi muri film warabona Nyamba kinisha abandi bantu utazi muri filime ze
agenda akaza nandi bapeta kuri hanze se akabakinisha cyakinisha abuzi afite team y'abastari byongereho y'abastari hanije azana abakinyi bashyashya akabarema barahari utabazi wari ubazi Valence ndamuzi nyine ubundi se none ndamuzi banze maze nguramuzi nyine nanjye najya ngo mwumvisha yuko harimo abo barema akakanya baba bari kuzamurira amazina umva cyo ndi kukubwira ni bangahe gwe kuramo abastari yego urebe kuri filime itayitigwirirana oya ari ibyo nawe ni nkuko ambwa ngo vanamo producer runaka wari ukomeye wakoze indirimbo irayitigwirirana producer bahuye n'abakameramani ibyo ngibyo baba bari muri technique ndetse nabakuramo gute umuziki wabaho gute ni nkuko nanone umuntu yaba agiye gukora collabo ariko umustar filime yabaho dafite umustar filime yabaho nese filime niwayikora dafite umustar ariko nawe udafite collabo mu muziki wawe ukora nibyo nakubwiraga rero ni aho ngaho ntago icyo ukundira turajyana nicyo nakubwira ngo rero umuziki yego hari amafaranga uninjiza kuba wirwanye nk'uri umuntu umwe birarenze niyo mpamvu nko ari respect ntago icyo tucyemeranye tunarwanye hari umuntu umwe ariko gute abayirwanye hari umuntu umwe gute atirwa na hari umuntu none se mu muziki ndago urugero Vestina na Dorcas ntibandikirwa na niyo boss kubwa abo bantu birwana hari umuntu umwe bandikirwa na niyo boss nese Kiramana ariyandikira oya harize yandikira na Vestina nandirimbo bura barandikira nimwira uko tubizi tuzi ko ari ubandikira icyo nashaka wowe ubishaka kuzana ingero kuko bose barandika nitujya no kuri cyo bose barandika uko waruvuze ngo abyikorana wa soro icyo nicyo tutagiye ntago ari abantu bose ntabwo babandikira ntago ari buri wese bose ntabwo babandikira ahubwo icyo nashaka kureba nashaka kubwira ngo tunarebe ese ku gihugu ku gihugu bimeze ute reka turebe mu Rwanda turareba ku gihugu ese ukora ikintu kugira bigende uteye mu gihugu ukora ikintu kugira ngo kiguteze imbere giteze n'imbere igihugu yego none kuri vuba turebe mu Rwanda tugiye kureba se muri wenda muri East Africa yego ni iki gifashe igihugu ikintu kinini oya ikintu kiriho urumva ikintu kiriho sinema yacu ishobora irimo amafaranga kuba arimo ariko si turatangira gufunguka ngo dukore bitari roko urumva n'amafaranga y'inarabone ariko n'umuziki wo mu Rwanda abantu bakora biri international se nibanga uretse udukora bo usanga wenda yakoze collabo ejo bundi yakoze collabo ariko ubusanga n'umundi ari bihangano biki abantu bakora international ahubwo ninde muhanzi iki gihe utegekora international ninde none se umuntu usora indirimbo y'ururimi rw'ikinyarwanda ugasanga akoze nk'indirimbo iri mu rurimi rw'ikinyarwanda ashobora gusohora indirimbo ndavugishije ni ukubera uri kuburana ibintu nawe neza urabizi banza wumve urabizi neza ko kuburana atari byo namaze icyo ndi kukubwira nicyo ndi kukubwira ushobora gusora banza wumve hari ikintu bita sibyo hari beat indirimbo bigizwe n'ibintu bingahe beat ikagirwa n'amajwi wenda se gatureke ibindi reka tubireke tuvuga ibyo ngibyo sibyo ushobora kuririmba ururimi rw'icyongereza kugira ngo wenda bize kugufasha indirimbo yawe ibe igere ku bantu benshi bumva icyongereza yego ariko ugakoresha wenda nka beat ya gakondo yo mu Rwanda cyangwa se ukaririmba ikinyarwanda ariko ugakoresha beat iri international umuntu wese ashobora kuvibinga ashobora kuba batabyumva yego cyane none icyo gihe rero kuvuga ngo nibande ngo bakora international abahanzi urabazi ni benshi bagiye batuma u Rwanda barumenya sibyo urabazi umuziki ibintu wagiye ukora urabizi hanze umuziki oya umuziki erega sinahakanye ko umuziki nawe utarimo amafaranga icyo nahakanye nuko umuziki utarimo amafaranga menshi kurenza sinema kuko sinema ubwawe ku giti cyawe wivugiye ngo umuntu ashobora gushora amafaranga make akinjiza cyane kurenza mu gihe umuziki umuntu ashobora gushora amafaranga menshi akinjiza menshi umuziki ariko amafaranga barayinjiza sinzi impamvu werega wowe ikibazo cyawe wumvise ikibazo ufite mu mutwe wowe bara YouTube gusa kandi nakubwiye ngo abahanzi ntabwo bakora kuri YouTube gusa ariko kumbwira ngo muri sinema ngo abantu binjiza YouTube gusa Merci yinjiza YouTube gusa urugero rwose tafite Inyunganizi comedy Inyunganizi nayibarirwa muri sinema ibutaro Irani show none se show niki ni urugero rworoshye umuziki uretse gato umuziki muri showbiz sinema ikora muri showbiz bivuze ngo show byose ni show nyine na comedy ni show kandi ikabarirwa muri sinema no bura Merci Irani no zabaye ni sinema ariko iri comedique ni comedy Irani sinema ikibazo ahubwo nawe ufite ikibazo reka mubwi ufite ikibazo we mu nawe ufite ikibazo none se reka were sibyo ariko oya mujye mutubwira no muri comment nawe ubwo n'abahanzi nabo bakora sinema kuko nimba bakora igitaramo none se bite abahanzi ntabwo batumira abantu bakaza muri show
bakaza show kandi bayise cinema ubwo bivuze ngo rero hari nimba muri arena muri beka muri football muri cinema muri football ni cinema uyu mujeni ni kwavuze Sumayi wimbeshyera imbere y'abanyarwanda mva ngubwira ukuntu ibintu bimeze ngenda vuze ngo show kuba ikintu cyakitwa show umunyamuziki yakora ikintu kikitwa show umuntu wo muri cinema yakora ikintu kikitwa show nago rero show ubundi show ni iki none se reka nkubaze umuntu uri muri cinema ari muri show busy cyangwa unsubize yego cyangwa hoya arimo umuntu uri mu muziki arimo sibyo umuntu uri muri cinema bose si barimo bivuze ngo rero ibyo bose bakora ni show busy show business none se nyine ngiye business yo gutanga show yego nari kumva show ni iki ubundi boye banze ubwire ngo show ni boye yinsobanurire ushobora kuba nyine yizwe wenda reka mbivuge gutyo reka tuvuge ko wenda show ari bishatse nko kuvuga ko ari nko gutanga ibyishimo ku bantu bose si babitanga mu kiyegi biraterwa n'igi ninegura uretse ngo nk'urugero nk'ubu nkanjye mvuze ngo neguye show yo kugenzana abakinnyi ba filime tukazikina live ibyo ngibyo biraba hanze amatiyateri araba nashaka akantu kitwa live sibyo urumva none gute ukiri kuvuga ngo muri genzi ako man ufite ikibazo bro ngo muri genzi ngo bari muri cinema none se genzi barirwa muri cinema cyangwa barirwa mu muziki ndi kukubaza nsubiza buretse kwivugisha ngaho nsubiza genzi barirwa mu muziki none se ubwo kusetse nuko nyine igisubizo nese ntabahanzi bajyayo ntabahanzi bajyayo gukorayo show genzi ntabwo wavuga ngo ibarirwa mu muziki gusa wenda bari buvuge ngo ngiye rero kwanza wumve show kuntu ngiye numva ko show ni igihe utumiye abantu ni igihe hari abantu benshi ikintu kikaba live abantu bose bahibereye babyibonera apana kuri codinga iyo ni show iba yarabaye urumva we rero ni cinema ntago ari show urumva cinema ni show uretse umva igihe iba show cinema ni igihe wicaye uri kuyireba uri kureba show buri baba ari ugwa show show ubundi show bro ufite ikibazo njye nakubwiye ni umuntu we warushatse kugira ngo tujye no kwibyo bya show ahantu biturutse nakubwiye ni Genizi nabo babarirwa muri cinema Genizi comedy show ibarirwa muri cinema kuko warushatse we kumbwira ngo YouTube ngo abantu ngo bo muri cinema ngo binjiriza kuri YouTube gusa never n'abantu se uzi iki okay nibyo ntabwo binjiriza kuri YouTube gusa buretse reka twemere ko nyine bataninjiza kuri YouTube gusa none hari umuntu ushobora kubakura kuri YouTube akaba nakora kuri nyine muri show arahari akaba yinjiriza mu guhostinga reka tubifate gutya kugira ngo tubijyanirane neza mu guhostinga no kuri YouTube yego mu guhostinga kuri YouTube no I mean guhostinga bisanzwe mu gutya abantu bagiye bakitabira ndetse no kuri YouTube barahari binjiza gutyo gira nyine baba nago hari urugero rwa Genizi sinzi mpamvu uri kurukwepa Genizi yinjira ndarukwepa nge nsangira nabo okay sawa Genizi yinjiriza kuri YouTube ukinjiriza muri show ukwinjira barishyura ikaninjiriza kuri TV kuri TV kuri KEYZ yego ndabyumva kandi hari ntabwo byacaho batakwinjiza ndagundi buretse aho ngaho mbona ndakubwira aho umuhanzi yinjiriza urahambwira sibyo umuhanzi yinjiriza muri show yego ibitaramo ubundi ibitaramo nakabihereyeho ariko ngiye kuko manze kuri kwijijisha mbana hari ibintu mbana nashyize inyuma nk'ibitaramo nk'iyo mbizanamo nta kintu twari kuvuga amagambo menshi abahanzi benshi bakora imiziki abahanzi bo mu Rwanda kuko turi mu Rwanda ahantu bakura amafaranga ni mu bitaramo ku mbuga ni makeya nkayo mu bantu bayakuraho ngiye bitaramo burana naberetse kugira ndebese uyu mujene wo kwarakomeza burane nituye ku mafaranga abanzi bakura mu bitaramo yego urasanga natwe nidukuba kuko urabizi ko umuhanzi byonyine mu ijoro rimwe ashobora gukora 500,000 ivyo ndabyemera yaririmbye muka cyase no kujya mu kabari gusa kicarayo ni 500,000 bakabimu akoza biragoye dore ko n'abakinnyi ba filime asigaye ba hosting ariko nyine baredumbi jana dumbi binga sibyo ariko umuhanzi urabizi nimba uri buririmba aho hantu ni 400 kuzamura buretse 400 kuzamura urabyemera ko wenda dufate nka Bruce Melody ayo ngata yafata miliyoni 2 mbo wumva ko Bruce Melody wewe wumva ko wewe uko ubyumva tu wumva ko yakora nka show zingaye muri Kigali
muri Kigali abaye afasha kukaza akavuga ati ngenge kujya nkoro dusho oya wivuga abaye agafashe Bruce Melody ntabwo tubari byakora Bruce Melody tumukuremo mu bakinnyi ba filime kuko Bruce Melody nta bakinnyi ba filime bamurusha amafaranga tube tumukuyemo ku ruhande sibyo turi aba bandi no bakiri kuzamuka ba Afrique bande bose bari abakora n'utwo dusho Afrique reka tumufatire desa wenda kuko ndumva ari ushaka kuburana yakura show wenda 3 mu cyumweru yego uzinkubiye ubwo ni nko mu kwezi ni nkangaye uyu miliyoni 5 zabura mu cyangwa 10 akoze nka show eshatu ahostinga byaterwa n'abantu bagiye bamutumira ko hose ntago batanga amafaranga angana oya Afrika bashobora kubivuga akavuga ati njya ahantu nzajya njya hose ni ijana bakaba banabizi n'igiciro banakizi ukamuhamagara ubizi ko ari ijana ugiye kumuha yego none urumva arangaye se njye nashaka oya wibara ibintu ngaramutse nanjye ngaramutse nibyo akora niki kibatunze abatunze abanzura batunze kwambye ngo imbuga zibatunze ntabwo navuze ko imbuga zitabatunze tugendane neza nakubwiye ko imbuga zitabinjiriza cyane nk'abantu bo muri sinema twaje gusa burya nimba ari imbuga aho ibyo kirumvikana turi kureba ku mbuga cyangwa turi kureba ko umuziki winjiza kurusha turi kureba muri rusange none amafaranga binjiza ku mbuga birashoboka ku mbuga birashoboka rwose ariko nabyo ni amahirwe make cyane kuko impamvu naga amahirwe make cyane uko nazi ngo zirambuga zihimba gute ako icyo nzi cyo za Spotify zihimba amafaranga menshi kurusha za YouTube nanjye ndabyemera wenda ikibazo kikiriho ikibazo kiriho ni ingano y'ibihangano bijyaho n'ingano ya audience bireba yego ubwo icyo nakubwiraga cyo umuziki ngiye kano kanya umuziki winjiza amafaranga menshi kurusha YouTube nanjye rero KEYZ ikintu nakubwiraga cyo sinema kano kanya yo mu Rwanda yinjiza amafaranga menshi kurenza abahanzi yego kurenza abahanzi bo mu Rwanda byaterwa n'umuhanzi kiretse niba ari umuhanzi wenda wamunebwe uri kuvuga cyangwa utagikora nk'abama uziko na makoni koshwa makoni koshwa gutyagaruka muri Kigali akavuga ati ngiye gukora amafaranga ngiye kwigigiza akavuga ati ngiye gufata akabari Remera n'akabari 999 dusho yego ukugira ngo umuhanzi ajye kuririmba muri biriya bitaramo bijya biba wendora bizi nka za Tour du Rwanda zibamuha amafaranga bamuha amafaranga afatika uziko amafaranga ngaruka mwaka rimwe mu mwaka icyo gihe ujye utandukanye ibintu icyo gihe nta nuzi biriho utagira ngo ibyo kuri YouTube ngo RPM yamanutse ngo RPM yazamuka ibyo ndabyemera icyo gihe nimba muvuga amafaranga bari yaguha amafaranga yawe nimba miliyoni 3 icyo gihe ushobora gukora umuhanzi abakora amafaranga YouTuber umwe 3 haruzi arabazikora mu kwezi baraprodinze baravunitse bareditinze baranditse umuje nakazikora mu munsi umwe nanjye ndakubwira umuntu ayo mafaranga umushaka gukorera mu munsi umwe urikumva mu munsi umwe ndaguha urugero rw'umuntu ushobora mu munsi umwe ahubwo 7 umuntu ushobora kwinjiza miliyoni 7 incuro imwe akahita yabona nawe ntabwo umuhanzi nawe ari buri munsi utavuga ngo mu munsi umwe kugira ngo yego urumva warumaye urugero rwo kuri Tour du Rwanda Tour du Rwanda umuntu ashobora kugendamo yego nkabyemera ko bamuhanga miliyoni 9 kugira ngo bazazengurukane wenda muri sinema zacu TV ifata filime z'abantu banacuje kuri YouTube already bazikuyemo amafaranga urumva n'ubundi naga akiri no kuzicuruza uretse gato akayitanga hariya ari imwe ari filime imwe wenda runaka yateguye bakahita bamuhereza nk'izo miliyoni 7 ari serimo ubwo urukumva bivuze ko urwo n'urugero rumwe ngo haje 7 ni nyawo buvuze urwo n'urugero rumwe ngo bivuze niho icyo gihe nanjye najya nko kuri rebo natanzanamo nka rebo woje gihe niho kuzana kuvuga ngo ufite ibihangano byawe uri umupeti uri kuririmba rebo irashira gufasha wenda tuvuge nk'irayo muri Nigeria wenda ziraza muri Marvin wenda iragufasha icyo gihe amafaranga nagurisha indirimbo wageze ngo wayasimbuka nta nipusi yanasimbuka wabona yewe nubwo wamena mu Rwanda yakuzuramo yafashwe nande inde mbwira abahanzi nka babiri nibura dufite mu Rwanda bafashwe niyo rebo yamaye amafaranga atasimbuka ninde tuyireke tujye kuzo mu Rwanda 155 155 urakoze cyane kuvuga ko icyo kintu cya 155 AM ndabikubwiye uretse gato ukivuga ko icyo kintu cya 155 AM yego ushobora kumbwira ngo ni iyihe mpamvu ifatika yatumye Roskana Kenisoro bayivamo ndayikubwira si impamvu ntayo uzari yindi impamvu ni imwe impamvu nuko batatangaga umusaruro w'ibyo bazaniwe impamvu ni imwe ivugwa nuko Kenisoro ubwe yivugira ngo ngewe nago nabonaga
ibyo ngomba kubona uzaperereze reka nkubwire buriya rebo yigufashe rebo ikimara kugufata ujye umenya ko buriya ubuzima buhindutse nimba utari unafite n'uburyo wakora proje wagira ute bari abajene rero ibyo ngibyo simbyemera njye cyo nemera cyo nuko hari iyo bafata umuhanzi ushoboye nyine kabisa uwenze kabisa bagafata wenda n'urugero hari amafaranga wenda bakayashora nko muri Medi bakikokora bakaba amafaranga menshi kuko Medi rero ari wa mbere mu Rwanda nta n'umuntu wo muri sinema wamugwamo ibyo turaza ndagira ngo banza wumve ndagira ngo tujya tunatenga ibintu tujye dupanga ibintu dushira ku rwego hari abantu tutari buze kuzana muri sinema kuko sinema iri hasi sibyo umuziki nka Medi The Ben na Bruce Melody ndaza kumushyira muri iki gice muri kano kanya kuko ubu ngubu nari muri top 3 sibyo ba mbere rero icyo gihe tuze gufata abo bantu tubakure mu muzi tubakure nako muri debate utaravuga ibintu byinshi hari umuntu ubona ashaka kubona nongere gufata unuti nabo dukuvugisha intoki utuje rero utaravuga ibintu byinshi nuza uwo Medi cyangwa The Ben amafaranga abantu benshi bemeza ko bayakuye muri Amerika bayakuye muri Amerika se wari uhari ibyo rero wari uhari muri Amerika reka nkubwire bari muri Amerika ntabwo basohoraga indirimbo si wo bamenyekaniye barazisohoraga wo bamenyekaniye none se ubwo uhera uvuga urumva muri make wowe utangiye kuzana umuntu ubona amafaranga y'Amerika uvuga muri Amerika akayashyira mu muziki ugashaka kumufata we dufate winjyana kure dufate umupeti uri muri rebo wafashwe dufate nk'urugero wenda nka Kivumbi umushyize muri rebo ejo n'ejo bundi uramurekuye bigenda bite umuntu wari uri muri rebo nawe umbwiza ukuri nk'ubu ngubu nk'aka kanya ngende umuhanzi nkafatwa na rebo nk'abandi mozi n'abagiye bafatwa n'amarebo akabarekura iyo rebo imurekuye ubona imikorere ye isigara imeze hari ikindi se nyine usibye kuraburiza ivuga kuraburiza saraburiza gute ataraburiza nde waraburije abahanzi wowe uretse kuraburiza abapeti benshi ko babakina sinema cyangwa se amakomedi babikinira nko ku muntu umwe ni urugero wenda ugasanga harimo nk'umuntu umwe nshano iyo bamukiniraho muri abapeti mwese mujyayo mwebwe nk'uwo muntu avuze ati mwese none ndabirukanye nujya kubara gutyo nujya kubara umuntu ufite platform ye aho ngaho turi kubara umuntu ku giti cye ufite platform nk'uko umuntu wa sinema afite platform none se hari utagira platform se nyine nibyo nanjye ari kugusobanurira ngiye turebe wenda ku muhanzi ufite 100,000 by'abasubscribers tunarebe ku muntu wa sinema ufite nk'ibihumbi 100 by'abasubscribers umbwire ngo ninde ufite amafaranga menshi mu bantu ari gukora sinema ari no gukora umuziki nkukora sinema kuko ni kuri YouTube urakoze sibyo ni kuri YouTube navuze ufite amafaranga menshi ntago navuze kuri kugira abasabu niyo amafaranga nayo ngo urugero rwa level yaba ariho nayo kugura urugero rwa level yaba ariho banza wumve wifata ngo kuri YouTube nge nakubwiye ngo abahanzi focus yabo kwanza banza yimenye mu mutwe uyishyire muri runo rutwe umenye focus y'abahanzi se ni mbere y'ibindi byose banza wumve ariko kuza wisaza focus y'abahanzi buriya noneho ikintu kinagezweho iki gihe umwana wese uri kuvuka ari kuvuka nimba avuze ngo ngiye kwa kundi uvuka nimba uri gukura umupeti ukavuga ati papa akakoza ati ushaka kuzaba iki peti ahita avuga ati nshaka kuzaba kiramani ndetse kiramani ni nabuzi babivuga ninde peti ushaka kujya muri sinema kuraburiza kuri erega kuba ukina yasaze kandi hari ikintu wagenda ukirira none utangiye kuzana content ntabwo mu muziki acting ubona ameze nk'akagira bande nta muntu ndagurugero rw'indirimbo reba Berimuda ya Davis D yego Berimuda so bundi ugenda urebe acting ugenda urebe acting kuko warumbye ngo kuraburiza ukuntu gasagasaga ameze nk'umusazi nibyo waruzanye kuko nawe birabikora nka acting we warumbye ngo Davis asute nyine muri iyo video wasute Njo shaka kumbwira ugende nyine urebe ugende urebe ngo bari bisize ibiki abantu bayi asa nk'umusazi asa nanuza na The Spy ura muri The Spy hoya barasa kuba kirasa kuriya none wari uzi ko byonyine sinema yonyine anatuma unabura n'umugore icyo kintu ujye nakimenya n'umuziki yatuma umubura gute umuziki muri saro uzabagore ufite doka mubwire muri sinema bo ujye kuvuga ko baba badafite abantu babirukankaho ni nujya kuzana ntabwo bingana n'ubuhanzi yego ubuhanzi ni kugira igikundiro no kugira
amafaranga ni ibintu bibiri bitandukanye. Okay, aka kanya tutagiye kure tureke duhita tunangiza iki kiganiro uko naza no gukubita muri cyo kiganiro duhita tunarangiza aha kanya ikintu we bagwaga gutya kano kanya kikakuzanira igikundiro niki agwa kano kanya ni ubusitari ubusitari butagira amafaranga ubusitari butagira amafaranga ni gute wenyine ukagenda mu nzira nta nijana ugira nose n'abantu zibazwi badafite amafaranga nabo muri sinema nabo muri sinema baruzuye n'abahanzi ariko nta nijana ngira n'abahanzi uzi nabo bari muri muziki nabo wono manzi bazwi umuzi ugasanga nubundi agurukira amaroni yararaburije ataraburiza se yamaze igihe kingana gute atari gukora mbese utekereza ko yaranze gukora araburiza gute ataraburiza nyine nanjye nicyo ndi kukubaza wowe waruvuze ngo umuntu uzwi atari gukora kuko umuntu impamvu atari gukora ahanini ubusanga ari ukubera yuko ashobora kuba adafite ubushobozi ushatse kujya kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu ngo yarakoze ngo arazima bakubwire nanjye abantu bakinye sinema se bakongera bakabura abambwira nabakubwira barahari benshi barahari none rero KEYZ tugenda kugira ngo tugendane neza mbwira abahanzi uzi mu Rwanda basho amafaranga bamenya wenda dufata urugero rworoshye Meddy The Ben abo nubazanemo abageza aba diaspora none niki ntago ari abanyarwanda ntago navuze ko atari abanyarwanda navuze ko ari aba diaspora niba umuntu yarakuye amafaranga uretse gato mu diaspora niki mu diaspora niki ni umuntu bahanze igihugu avuka he igihugu avukamo akaba atari cyabamo Medabahe hanze y'u Rwanda abana se hari ibintu ndakubaza ikibazo kimwe Medahano bura ahanaba none se abahe urahazi nihe aba mu Rwanda nanjye ndahaza aba muri Amerika aba muri Amerika muri Kentucky wabihakana ute urabizi wizana ibintu ngo ubishyiremo joke ntago ari na joke wizana ibintu ngo ubishyiremo joke ntago ndakeka neza ko bamenya nubwo yaprodinga buri munsi yaprodinga rimwe mu cyumweru yaprodinga wari n'urugero rw'umuntu waprodinga uretse na Meddy ariko ntago umuziki akiwukora biri ashizemo imbaraga cyane nanjye urwo rugendo rw'urwibuke rero niyo mpamvu mbise mumbwira ngo Meddy nta nubwo ari afite amafaranga menshi sakwiye kujya no kuri runo rwego The Ben afite amafaranga menshi na Bruce Mutungu wabuzi ngo na ikigo nka MTN cyangwa wenda Airtel iyigufasha ngo ujye uyamamariza ibere brand ambassador wabuze amafaranga baba baha umuntu ku mwaka ugereranyije uko ubyumva uba wumva ari nkangara ndumva ataba ari make ajya navugwa reka ariko ntabwo MTN ifata abakinnyi ba sinema gusa ariko abenshi ifite n'abakinnyi ba sinema tuzi abenshi hapi abantu benshi n'ingero wese wamayinge reka nziko Karatoni yamamariza MTN Papa Sava yamamariza MTN ndi dushaka turekera abo ni bahagije si babiri ngambwira abantu zibamamariza MTN babahanze bari brand ambassador abantu nzibayamariza MTN si ikigo gikomeye mu Rwanda ntabwo ngenzi benshi kiri mu bigo iyo bigiye kwamamaza bihereza umuntu brand ambassador amafaranga menshi nago urundi rugero Airtel uretse ucyako impamvu batabahanze ari uko abanzi batazwi bako naga ariyo mpamvu impamvu abantu yimbwira impamvu ura kwa approaching umuhanzi biragoye kurusha uko aka approaching naga ariyo mpamvu ahubwo abantu uretse gato abantu bo kuri sinema bahora n'inzara bivuge bahora n'inzara ku buryo n'ibintu bijana abantu abikorera ndagukubita n'iki kiganiro nukomeza kwanga ahubwo uziko wasaze inzara KEYZ utandakaza muri iki kiganiro nkaguciraho n'imyenda bikakurenga ariko rero kamabwira abantu bo kuri MJ Empire ikindi gihe mujye uyu mujene mujye munamwandikira no ku mbuga ze mumubwire sibyo ikindi gihe ahubwo yabari debate nuzajye ubona nimba nkurushije ubwenge ubwenge ndushije ushatse kubera mu kiganiro ubu so wakoze ibiki je kamubwire cinema there is no money in the fucking shit reka nkubwire umuntu uri muri sinema ufite nk'abasubscribers 80-60 aba yinjiza amafaranga menshi kurenza umuhanzi kandi none kintu kirenze muri sinema kuvunika ni lazima ukijyamo ubimenye ariko niyo batavugiye gukora umuhanzi Kevin Kada niba sora indirimbo atari ni itanace kuri platform yacu uretse gato ahubwo warwanga n'umukinnyi wa sinema warwanga n'umukinnyi wa sinema ufata imodoka akayikodesha dore ko no kuyikodesha barazigura ndeka ndangire icyo mbwira icyo ndakuvuga mbwira ndakubaza wari wabona hari umuntu ukina filime ugenda agafata agakodesha imodoka ya miliyoni 100 akagira mastike ry'izina rye akagira ate agakodesha twe barazigura
barazigura uretse gato ukodesha reka mubwire reka abahanzi bacu bagize ngo uretse bano bakomeye nka 5 6 7 abandi baba bafite amamodoka kugira ngo nibanga muri sinema bo nibangana muri sinema bo nibangana nyine ikintu ndi kukubwira dufate wenda nkuru ubusore kamwereke the benzo amafaranga bamaye kugira amaze MTN ryari nisiraga amariza reka bura ni brand ambassador aciyemo igihe kingana ese uzi amafaranga bamuhaye zo kwisaba mu amafaranga menshi we bamuhemba no kwisaba abasava rero nawe ndetse na Clapton uzi amafaranga baba kugira ngo bamamarize nayo nzira no ushaka kumenya gusa icyo nzi cyo nuko umuntu nimba ikintu cyoroshye no gufata umuntu kina filime none babazi ko uje kwamamaza abakeneye ukeneye babwira ngo bamamaze inyanya cyangwa ibiryo va mu bujiji wanze usobanukirwa ngo ibintu bimeze wowe ufite kandi nundi munsi nge bano kureba mu jino munsi nge nagumana hano nge ndagiye umuziki the face cinema the face mutubwire uko mubyumva muri comment kandi mwibuke gukanda subscribe